Muraho neza inshuti zacu, ndabakunda cyane, ndabashimiye cyane mwe mwese mukomeje gukora subscribe, share na comment kuri channel yanyu, channel yacu y'Umutoni TV. Imana ibahe umugisha mwese aho muherereye. Ndagira ngo mbibutse yuko dukora massage z'ubwoko bwose, ikindi tukaba turanga amazu, ibibanza, amamodoka ubifite cyangwa se ubikeneye, kuba diaspora wenda bakeneye nk'umuntu wo kwizerwa batuma I'm here for you. Ikindi noneho tukaba dukora ibintu byo guca imyeyo, duca imyeyo, ducira abagore imyeyo, tukaba dutanga n'umuti wo kuyica ubaramutse ubizi kuba wabyikorera. Tukaba rero none dufite umuti ukuza imboro, tukaba dufite n'umuti utuma abagabo bongera igihe bari gutera akabariro, uwo muti nawe turawufite. Ikindi noneho nuko dukora na waxing, turogosha, twogosha mu kwaha, twogosha no hasi nyine ku myanya y'ibanga. Ku bantu bakeneye iyo serivisi turahari ku bwanyu. Ikindi nuko dufite amacumbi ari smart, amacumbi afite isuku. Ni karibu kuri mutugane, muze muduha amafaranga, muze muruhuke neza. Ukoresheje massage tuguha kuri make, icyumba tuguha kuri make. Ushobora gukoresha massage ukumva ukeneye kuruhuka, tuguha icyumba kuri make cyane. Niba cyari 20 turakuguhera 15. Iby'amacumbi rero na massage ni Kimironko, hanyuma ibijyanye n'imiti ni mu mujyi rwagati kwa Rubangura. Ni karibu rero mwese. Hanyuma nimero yacu ya WhatsApp ni 078 17 08 12 6. Umuntu uri hanze y'u Rwanda arabanza akamenyetso yo guteranya, hanyuma kurikizaho 250 kubera ko turi mu Rwanda i Kigali. Ndabakunda cyane rero. Uyu munsi naje nta makeup, nta rabero, habe ukumumbona nuko. Tugiye kuganira rero singombwa na makeup cyane ko nabuze n'umwanya rwose. Ntago nsa nabi cyane. I know. Twagiye rero uyu munsi tugiye kuganira kuki? Tugiye kuganira iki bantu b'Imana. Ariko ndasuhuza cyane aba diaspora, ngasuhuza abanyarwanda, ngasuhuza aba diaspora, ngasuhuza abarundi, hagibwe mu Burundi nabone muri abarundi, abagande, abakongomani, abari muri Kenya. Dore ko muri Kenya buriya nanahabaye, ndabasuhuza cyane. Suhuza abantu benshi cyane cyane bakomeje gukurikirana ibiganiro byacu. Ariko mbere yuko unyandikira kuri WhatsApp ujye ubanza ugende ushiraho commentaire cyangwa se ushiraho like ku kiganiro, naho umbwira uti nabikoze, uzi ngo nunyandikire kuri WhatsApp. Kandi ikindi noneho mujye mwandika kuri WhatsApp ari ibintu by'akazi, ari ibintu bifite umumaro. Ndagira ngo mbibutse ko niyo nimero yanjye iri muri mobile money. Nimero yanjye iri muri mobile money. Kuki mutampa amazi ngo nywe? Kuki mutangurira amata? Kuki mutangurira akaji? Ngiye nkunda amata, sinkunda inzoga. Nkunda amata, sinkunda inzoga. Amata niyo namyenywa, nanywenda uruhinja ni kugeza ubu. Urumva rero ko ngiyewe nikundira amata. Urumva ko nanjye twagiye. Tugiye kuganira ku kirero uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira noneho uburyo abagabo bakunda ibintu bibagoye. Bakunda kubona igitubado bigize ngo biyushye icyuya. Ntago bakunda cya kintu cyo kuvuga ngo araje ahise akibona. Wenda reka mbaho urugero wenda ku bantu bakonyine cyangwa se abagokwe. Bagira ibintu bita mu bagogo babita ngo ni kuzega. Noneho mu bakonyine bo babyita ngo gukirana. Uvuga ngo biriya bintu barabikunda cyane. Ni hahandi umukobwa nyine babishaka, ariko akaba atakubwira ngo arabishaka. Noneho ukamenye uburyo umutware umukinishe rugire gute, urumukuru rero rugire gute. Noneho kwa kunima muri gukirana nyine, kwa kunima muri kuzega, kandi umukobwa arabishaka rwose, arabishaka pe, ariko ntagashaka kugira ngo akwemerere nyine direct. Ariko mva hariko nukuri mvaho ndeka, kandi ugari kumva nyine wakomeza ukamufata. Ibyo bintu bibaho. Abagabo rero n'abahungu bakunda icyo ako kantu ko kumunaniza mbere yuko umuha igito. Noneho yari bwo bwa mbere bwo iyo shusho imusigara mu mutwe. Iyo shusho imusigara mu mutwe. Kera niho bavugaga nyine wenda nk'abahungu abahungu bakunda gukinisha abakobwa. Noneho abakobwa bakemera nyine bakemera ku buryo bari uhita bakora imibonano. Icyo gihe baravuga ngo ngo uriya mukobwa ni igishagasha.
ahubwo ni igishagasha cyemera ako kanya, ni igishagasha nyine baragikinisha bagahita bakirongora. Buriya muri quartier twe dufite umukobwa, hari umukobwa mana yangira mukobwa ntabwo nzamwibagirwa, yarongorwaga n'umuhungu ari we wese muri quartier bari bamuzi, quartier bari bamuzi. Uwo mukobwa yari baramwitaga ngo iki, uzi ukuntu bakitaga icyo gikorwa ndakibagiwe. Umva baramurongoraga nyine kubera ko bari bamuzi ukuntu ari igishagasha, gikunda kuzega, bagiraga gute bakagikirigita, bakagikishimashima, kikaba kiremera, bakagikubita mu mukoki hariya, bakarongora. None abahungu bageze bakajya babwirana niba kera sida yabagaho, niba atari iriho sinzi, ako yari iriho, urumva. Ariko umukobwa rwose muri quartier bari babizi ko kumukirigita gusa rimwe muhita mujyana mu miferege, kumukirigita rimwe mujyana mu mikoki mu rutoki, mujya mu bihuru, mu biti. Ako kantu rero ko kuvuga ngo umugabo cyangwa umuhungu akunda kurongora igituba nyine yaruhiye, icyo bishatse kuvuga. No mu Mutara nyine bano banyamutara nabo barabigira buriya, barabajya kuragira. None muzi ko baragira buri munsi, baba bari mu bikumba, mamuzi ko barongora ryaye. Cyo tuvugisha ukuri, barongorerayo. Kandi nanone ya ndirimbo, murebe ya ndirimbo yitwa, kugira ngo ndamusobanukirwe, ya ndirimbo yitwa Natinatine. Natinatine, iyo ndirimbo kari akantu bakora. Onyira muhungu ameze nk'umushumba, nundi ariko yari umushumba. Murebe kari akageste bakoze, kari akantu baragakunda. Abagabo n'abahungu baragakunda, bakunda kubona icyo baruhiye. N'abahigi mujye mubimenya. Naho naza akabona ntago umugoye, uzi ko buri ushobora gusura umuhungu kugira ngo umwime neza, uzi ko ushobora gusura umuhungu muri ghetto, noneho ibyo akubwiye byose ukabyemera. Ugeze muri ghetto agiye kubona abone ngo wampaye, ngo nta kibazo akira, akajya akabona wiriyambuye, umuhungu ntago yahaguruka. Iyo utamugoye ako kantu ahita agatekereza akavuga ati umukobwa n'ururara, none umukobwa ari ku ntege iki. Nyine arega nabo bagiramo dute, akavuga ati uyu mukobwa unyemereye, ntamubwiye ngo akaba anyemereye kubera icyo anyemereye ako kanya kuki atabanje kunyima. Buriya abantu benshi bagiye bandura sida kugira gute, umukobwa akigira nk'isugi, cyangwa se umukobwa akigira nkaho mbese atari nkubaganyi, akigira nkaho nyine ari icyana cyiza, atari kirara, urumva, kandi afite sida ashaka kuyanduza nk'umuhungu. Noneho umuhungu nawe yandura, cyagiye ari gukomeza guhatiriza. Umukobwa akamubwira ati nukuri ntabwo ndakora imibonano, nukuri ashaka ko dukora ibiki koko, kandi arabizi ko afite sida. Mujye mubanza mwipime, tukiri aho ngaho mujye mubanza kwipima sida. Abantu b'Imana, sida irahari pe, mujye mubanza mwipime, nanga mukoreshe kondomu, kuko umukobwa ntabwo wamupimisha ijisho, kuko benshi barya ibinini baba bayaga basa neza, baba babyibushye. Ujye ubanza umupime cyangwa se wambare kondomu. Ariko kuvuga ngo umuntu ngo aranze ngo kubera ngo ananije, ngo kubera ngo ashyizemo amananiza ngo burangwa ni muzina, ntago ari ikirara. Ibyo bintu nimujya mubikora kubera ko nyine atangoye cyane, oya kubera ko nyine angoye cyane, kubera ko mwinginze akaba ari kunyima igituba. Buriya ntago ari ururara cyane, nta nubwo ari, wasanga ari n'isugi ukamanuka Kizimbabwe, kubera ko nyine ashyizemo ako kantu k'amananiza, muzashira. Ariko niba ushaka kwima umuhungu, nakubwire ngo mpa ako kanya ubwo ati nta kibazo, umuhungu azabitekerezaho, avuga ati uyu mukobwa iyi nyagasozi mpaye itangoye. Umuhungu agahita agira gute, akavuga ati reka twitonze, wenda hari igihe tuzabikora. Umuhungu icyo gihe niba uvuye aho mutabikoze, ni ukuri yagutinye, kubera ko yabikubwiye uhita wemera direct. Abahungu batinya ibyo bintu. Buriya bya biri byo kumwinginga, guhatiriza nibyo baba bashaka. Nibyo baba bashaka, mumenye ubwenge. Ariko nanone ntimukazabikore ngo mubikore nk'abashaka kwanduza nk'umuhungu. Uranduye ushaka kumunaniza kugira ngo ugaragaze ko nyine utari ururara, kandi urarwaye. Umuhungu icyo gihe azagira ngo uriyubaha.
abagabo bakunda guswera igituba kibagoye, ntabwo bakunda bya bintu uhita wemera, iyo wemeye rwose uba wakishe. Kwa kundi agusura muri geto ugahita wemera, cyangwa kundi umusura muri geto yakubwira ngo mpa ugahita wemera direct, umugabo izagwa avuga ati ewana reka tube tubiretse. Ntabwo icyo kintu azagishyira mu mutwe avuga ati uyu muntu sabye akaba mpaye, none ni ibiki ari kwikuraho, ni ibiki ari gushaka kwikuramo, none yaba arwaye. Uyu mukobwa ni ururara, kandi abahungu bakunda wa mukobwa nyine umeze nkaho utari ikirara cyane. Niba bashaka bavuga ati ya mukobwa ni isugi, uzabicungire muri karitsiye bavuga ngo umukobwa ni isugi cyangwa umukobwa aritonda, umuhungu areba yumva afite amatsiko akamuhiga akavuga ati ewana umukobwa ngombe murye, ngombe murongore. Bakunda rero ibintu bibagoye. Abagabo mwiborohereza, mwibahindurira ibintu byose ngo mubigire imibeya. Abagabo ni abahigi, bakunda ibintu bibagoye. N'Imana yarabivuze, mwa bagabo ngo muzajya murya bibagoye, muzajya murya mwiyushya icyuya. Mu byo kurya rero Imana yabwiye ko muziyushya icyuya n'igituba kimwe, kubera yuko uzabicungure. Ibaze nimwe mutanga inkwano, ntabwo ari twe twabishyizeho, ntabwo ari abantu babishyizeho, buriya twagiye kuvuga dusanga biriho. Utanga inkwano, ugashaka inzu, ugashaka n'icyo umugore azakora, mbese ni ukuvuga ngo mbese ibyo bintu nitwe twabikoze. Rero abagabo ni abahigi, abagabo n'Imana irabizi ko bazajya barya biyushya icyuya. None wowe urinde wo korohereza umugabo muri gituba bitamugoye, ko wabanje ukamugora. Umugabo iyo asanze umugore we nyine ahora yambaye ubusa nta kariso, agera akumva iseseme. Niba mubwiye ngo mpa agasanga umugore ni umugabo, ntabwo bimushimisha. Niba mubwiye ngo mpa nijoro baryamye umugore akennye, ntabwo umugabo bimushimisha. Niba uri n'umugore ujya ubanza ushyiremo ako kantu k'umunaniza gato, ntabwo mbabwiye ngo bizabe burundu, kubera ko nukimwima azajya hanze. Amukansanga baragira nukimwima azajya hanze. Ariko shyiramo amananiza, ni ukuri shyiramo amananiza yumve ko nawe ufite agaciro. None yari umukobwa n'umuhungu muri geto, byari nabwiraga byari byo gukirana, byari byo kuzega, ibintu nk'ibyo abahungu barabikunda. Ariko nanone reka nkubwire ahantu atabikunda, wambaye mini, umve umutego, wambaye mini arabona ko urakarara, wambaye mini pe yayindi mukurura. Noneho ugiye no kumusaba, agiye kugusaba uramwima, kandi wambaye mini, kandi waje muri geto yo kumusura. Yazakureba iseseme avuga ati umukobwa yaje yambaye mini, yaje agira ngo ndabure, none ndimo kumusaba akanyuma, baragira ngo mpendahende. Ubwo amaze gucishamo ijisho, yamaze kubona nyine kuri ururara aho uri kumwijijishaho. Ariko wowe nyine iyubahe, wambara imyenda nyine wiyubashye, urumva ugenda wambaye n'ikariso. Hari ibintu byatebye kutambara amakariso. Kutambara ikariso ni byiza, ariko nanone niba uzi ko uhure n'umuntu genda yishyiremo byibuze yambare. Niba ushaka ko yambare agahe gato, yambara icyo gihe ugiye kumureba cyangwa mugiye kuvura, abone ko wambaye ikariso. Ariko naza yakubona akabona hanze, igituba kiri hanze, agasanga nta kariso uba wambaye, no kumugora ntabwo mugoye. Igihe azagira amatsiko yo kumva ko yatereta umuntu uri bumunanize, yumve ko agomba gutereta umuntu uri bumwime agahatiriza. Ibyo bintu mbabwiye ndabizi neza ko bibaho. Buriya kuriya ko abashumba babigenza, bari abashumba muzi ko barongora hehe? Nabibabajije, bari abashumba muzi ko baswera hehe? Ko bari mu nka buri gihe muzi ko baswera hehe? Ngaho mu mikoki, ngaho mu mashyamba, ngaho mu bikumba, ahantu hose bararongora. Noneho kiriya gitoro cyo mu bihuru iryoha kubi. Ibaze kujyana mu bihuru noneho yakwinginze
ubu ndi kubwira abantu bo mu cyaro kuko hano i Kigali nta n'uza wapfa kubona. None reka tubifate wenda nko kujya muri loji akanga kujyayo, ahubwo ati rwose ni ukuri gusa urangira muri loji gukora iki? Njye ntabwo nshaka. Mbabara icyo ushaka cyose ndakiguha. Buriya umugabo iyo umwimye ukamwima akabona ko ukomeza kumwima, arabwira ati icyo ushaka cyose ndakiguha, mbabara ariko ngeremo. Ariko ntabwo utereta akabona ubikwemera sha bitamugoye, akabona uhise wemera direct, ntabwo uzamutera peti kabiri gatatu, ndakubwiza ukuri. Noneho bibaye akarusho, noneho kwa kundi urukwemera cyane, urukwemera buri nyine ukemera, noneho ukazagera igihe nyuma ukazajya umwisabira, wampaye ndagukumbuye, aguca bazi. Abagabo bashaka icyo bihigiye. Niyo mpamvu uzakundana n'umuhungu mukabara imyaka 5 4 ukabona muri ibyo gusa, ni wowe uri kumwinginga ngo mubane, ni wowe uri kumwinginga ngo mushakane, we ntago bimuriho, kubera ko yabonye ko ni wowe mukunda cyane nyine warabimweretse mwereka ko umukunda cyane, nta gaciro azaguha. Niba umukunda cyane ukanabimwereka, buri abagabo baca amazi umuntu bakunda cyane akanabibereka, nyine akaba ari we ufata inshingano umutereta kugira gute ibyo n'abagabo uzabifate urebe wenda niba wumva ukuntu abagabo bameze. Buri abagabo barikunda, nibyo nababwiye. Uzafate nyine kwa kundi umwandikira cyane ukanamuvugisha kenshi, noneho uzafata umunsi umwe, iminsi 2, iminsi 3, kandi yarabizi ko ari ubanza, arabizi neza ko ari ubanza kumwandikira, ni ubanza kumusuhuza, nyine warahiye warahiye nawe ahora avuga ati arampamagara, aramvugisha, aragira gute ibintu byose. Noneho uzafata icyumweru cyose, umunsi wa mbere ushira utamuhamagaye, umunsi wa kabiri ushira utamuvugisha, wa gatatu wa kane wa gatanu icyumweru, uzambira ikizakurikiraho azaguhamagara, we ati se byagenze bite, kubera ko yaramenyere ko aramuhamagara. Iyo utamuhamagaye ntago guhamagara. Uzafata icyo kintu gikore, uzambwira. Iyo umugabo umaze iminsi utamuvugisha, ukamara iminsi utamuhamagara, agera gute akwihigira. Kandi icyo gihe nawe ntabwo uvugisha, uzavuga ati yewe shana nandi bize mu kazi bimeze gutya na gutya, sorry, nyine ntumubwire ngo wase ngo njyewe urinye ngo, nyine icyo gihe cyumweru cyashize ntuzamubwire ngo ese ngo njyewe urinye ngo azajya uhora nguhamagara ngo ari ubanza buri gihe ngo ari nyine ntuzamubwire ngo nuko aguhamagaza, uzavuga ati sha sorry this nukuri nari maze iminsi mu kazi kenshi nabaye busy. Mujye muba busy. Umuhungu azagira gute, azabaho sorry ibintu nk'ibyo, noneho nejo abone ntabwo mubanje. Bakunda umuhigo, bakunda kurya ibyo bavunikiye. Murushye rero, murushye umugore. Icyo gihe noneho niwe uzahita agira gute, niwe uzahita afata inshingano sasa, ajye banza kuvugisha, nazabona nyine. Ubundi hari igihe abagore barambirwa, igihe umugore n'uwo barambirwa akavuga ati si umuntu ninjye uhora muhamagara, ninjye uhora mwandikira, ninjye. Azagera havuga ati ndabihaze. Uri umugore n'umukobwa wabihaze, warambiwe, wakwiruka wowe. Rero buriya kwa kundi nyine aguhendahenda, kwa kundi muri kuzega, kwa kundi muri gukirana, akakibona kimugoye, ashobora no kuba ari umuntu urangiriza vuba, akarangiriza ku ikariso inyuma, ikariso yawe. Hari akantu kamusigara mu mutwe, avuga ati uyu mukobwa rwose ntabwo ari ikirara ngombe mwihambireho. Mwe kugera muhindurira abagabo banyu ibintu byose ngo mbihindure imibeya ngo biborohere, no mu byo Imana yabwiye ko bazajya barya biyushya icyuya n'igituba kirimo, umufundo urimo akazajya kibona ari uko yiyushya icyuya. Nimworohereza rero wibihindura ibintu byose, ubigira ubusabane, ugira gute ucishamo, ahubwo noneho surprise ibe nka rimwe, kwa kundi nyine ushobora kuba wambaye ubusa gutya akakibona, cyangwa se kubona ari wo mwisabiye, bijye rimwe surprise. Ariko ubundi abagabo bakunda igituba kibagoye, akakibona yabanje kukiruhira, akakibona yabanje gutanga ibya mirenge, akakibona yabanje kukirira banze umurushye akibone, nibwo azanagiha n'agaciro, nibwo azajya avuga buri kimwe cyose akagikora, akigukorera.
none ukimuha gutyo